amarangamutima menshi amarira yuzura mu maso. Umugabo witwa Lil Wayne, umugabo ukomoka Los Angeles, yari arimo kubwirwa amagambo akomeye cyane n'umugabo witwa Drake. Ibyari igitaramo byose bihinduka amarira. Abari mu gitaramo bari bitabiriye konseri, bari baje bitabiriye konseri ya Cash Money cyangwa se Young Money Record. Abari mu gitaramo bose bari bishyuye igitaramo cyabo, baje mu gitaramo cy'umugabo witwa Drake ndetse afatanyije na Nicki Minaj, cyari cyateguwe na Young Money, iyobowe by'umwihariko executive wayo akaba ari umugabo witwa Lil Wayne, akaba ari nawe CEO. Uyu mugabo witwa Drake yakoze ibintu bikomeye cyane, ibintu bitari bizwi cyane cyangwa se bitari byiteguye muri icyo gitaramo, aho rwose abari baraho ngaho bongeye gutekereza ndetse banasanga Lil Wayne ari umugabo w'intwari cyane, umugabo ukomeye cyane muri industry ya Amerika, umugabo wakoze ibitangaza bihambaye cyane. Uyu mugabo witwa Drake yavuze amagambo ahambaye na n'izi sana amagambo Lil Wayne yibuka akicara akarira mu maso amarira akaza. Uyu mugabo yari arimo kumushimira amubwira ati rwose Lil Wayne, ndabyibuka rwose ubwo twahuraga ku munsi wa mbere, nari nkiri umupeti ndi umwana mutoya cyane ukishakisha babandi bita underground. Icyo gihe nta cyizere cy'ubuzima nari mfite, ndetse n'iwacu twari abakene, twari turi mu buzima bugoye, twari turi mu buzima bubi. Nta nubwo nari kuzazana ikintu kivuga ngo ndimo gushaka gukora umuziki cyangwa se ndimo gushaka gukora iki. Iwacu cyangwa se papa wanjye ikintu yifuzaga ko niga nkamera nk'abandi bana, nkakurikirana ibintu bijyanye na science, nkazavamo umudogiteri mwiza cyangwa se nkaba umupilot mwiza utwara indege. Ariko ibyo ngibyo wowe ntabwo ariko waje kubibona, ahubwo wowe wakurikiye impano yanjye, ukurikira icyo nari mfite cyangwa se undeberamo ejo hazaza hanjye, urahareba uraharema. Ibyo ngibyo bituma muri ako kanya ku nshuro ya mbere ukibona umwana mutoya nkanjye ntago wari unzi, n'ubwa mbere twari duhuye. Ndabyibuka rwose hari mu mugoroba ubwo twari dufitanye urugendo twagendanye, twari turi muri tour, aho twari turi muri tour ya Cash Money na Young Money Record. Icyo gihe wampereje 30,000 by'amadolari. Ibyo 30,000 urambwira uti akiri 30,000 ugende uhereze mama wawe agure ibikoresho cyangwa se yitegure ahahe agire gute. Iwacu twabaga muri Canada. Ibyo bintu nahise natingijwe no kuva aho ngaho, mpamagara mama ndambwira ati nawe n'umuntu mwiza cyane, umugabo witwa Lil Wayne, umugabo bumva mu mateka. Papa we ubwo by'umwihariko nawe yari azi Lil Wayne wari we, ariko yarabivuze iyo nkuru ayivuze Drake iwabo baramuseka bamuha urw'amenyo, ariko arababwira ati si ibyo gusa, umugabo witwa Drake yampaye 30,000 ngo mbihereze mama, kandi mama ngo yitegure agure ibikoresho ndetse amere neza mu buzima busanzwe bwa buri munsi, dore ko bari bugarijwe n'ubuzima butari bwiza. Uyu mugabo witwa Drake akomeza abivuga avuga ati ibi ngibi rwose ni ibintu nkushimira, ni ibintu wakoze kandi ni ibintu bitazibagirana mu mateka yanjye no mu buzima bwanjye, ni ibintu nashobora kuba nakibagirwa. Ngira ngo aka video gatangiye muri no video, muri no nkuru yacu, ni aka video Drake ubwo bari muri icyo gitaramo ashize imyaka myinshi cyane, igera nko muri 16 bari muri icyo gitaramo, ubwo bari barimo kugira ngo bari muri gitaramo cya tour cyari cyateguwe na Cash Money ndetse ifatanyije na Young Money Record. Ngira ngo abo bose murabazi, haba ku mugabo witwa Bidman ndetse n'umugabo witwa Lil Wayne. Abo ngabo nibo bantu baba bari headinze ibyo bitaramo byose cyangwa se ibyo bikorwa byose bijyanye n'abahanzi babo baba bamanaginga. Umugabo witwa Drake akomeza avuga ati ibi ngibi rwose wankoreye ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bihambaye, waramfashije unkorera ibintu bikomeye cyane ntazibagirwa no mu mateka yanjye. Ibi ngibi iyo bitaza kuburiya munsi utaza kumereza n'amafaranga yawe 30,000 aka kanya njye Drake mubona aka kanya ntago mba nkirahanga, ntago mba ndahangaha kuba muri kumbona no kuba muri kubona isura yanjye hano, cyangwa se kuba muri kubona Drake w'aka kanya, Drake w'uyu munsi, ni ukubera uyu mugabo witwa Lil Wayne. Niwe mugabo wabashije kuba yakora ikintu gikomeye cyane gitangaza mu buzima bwanjye. Nanjye icyo gihe bikimara kuba rwose naragiye nitekerezaho, ndagenda ntekereza ibyo natekerezaga cyangwa se ibyo nifuzaga gukora, inzozi natekerezaga zo kuba umuhanzi, zo kuba umuraperi mwiza. Ibyo bintu naragiye ndabiharanira, ndavuga ati ibi bintu hari icyo byamara, hari icyo byatanga. Iyo ngiyo ayo mafaranga naragiye nyahereza umukecuru wanjye, ariko byambereye motivation ikomeye cyane kugeza n'ubu ngubu. Nicyo kintu gikomeye cyane, uri umwe mu bantu ntazigera nibagirwa, kandi nzahora nguhereza indabyo zikomeye cyane, nzahora nkwibuka mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ndetse n'abana banjye n'abazavuka bose. Isi yose nzayibibwira uko nzaba nshoboye, aho nzageza ijwi ryanjye. Lil Wayne wankoreye ibintu bikomeye cyane, ni ibintu ntashobora kwibagirwa. Akomeza avuga amagambo akomeye cyane, aranababwira ati sinjye njyenyine uyu mugabo yakoreye ibyo bitangaza, ndetse n'umuntu witwa
Tyga ndetse na Nicki Minaj. Ageze kuri Nicki Minaj alitsa aravuga ati by'umwihariko Nicki Minaj nawe hari ibintu bikomeye cyane uyu mugabo Lil Wayne yamukoreye. Ngira ngo mujye mubona Nicki Minaj ari actinga mu bitaramo bitandukanye cyane. Nicki Minaj we ubwe we anivugira ko Lil Wayne ari papa we, kandi Nicki Minaj nta hantu adashobora kuba yavuga yeruye Lil Wayne. Ngira ngo no muri Grammy Award mwagiye mubibona kenshi na kenshi ubwo Nicki Minaj aho agiye gufata ibihembo, hagiye gufata amashimwe akomeye cyane, haba ari kuri televiziyo aho yatumiwe hose, ntabwo ashobora kuba yasiga Lil Wayne. Kandi ndetse mu magambo avuga Nicki Minaj we akomeza kwirahira uyu mugabo Lil Wayne avuga ko ari we papa we mu byo yamukoreye byose. Drake rero yakomeje kuryungamo aravuga ati nanababwiza ukuri rwose mu byo mukora byose, nubwo mutubona dukora umuziki dukora ibintu bikomeye cyane, mbabwiza ukuri kandi mbisubiremo mbihamye, iyo bitaza kuba uby'uyu mugabo Lil Wayne ntabwo njyewe n'umugore witwa n'umuhanzikazi cyangwa se umugore witwa Nicki Minaj ntabwo tuba turiho, nta nubwo twari kuba turi abahanzi aka kanya. Gusa twese nta wari uzi aho umwe yari kuba ari, ariko ntabwo twari kuba abahanzi b'isi yose, ntabwo twari kuba ibyamamare kuri uru rwego mutubona ngaha, ntabwo twari kuba abaraperi. Byari gushoboka ko twari kuzagumana impano zacu cyangwa se ntitunamenye ko dufite izo mpano, ariko uyu mugabo witwa Lil Wayne afatanyije n'Imana yaraturemye kandi tuzahora tumusabira imigisha y'Imana. Aravuga ati Imana izajya ikomeza guha umugisha, ikomeze kwagura mu byo ukora byose, ikomeze guhereze amafaranga kandi ukomeze ugwize imigisha mu kigega cyawe. Lil Wayne ayo ni amagambo yabwiwe ako kanya. Lil Wayne yafashwe n'ikiniga azana amarira mu maso. Ni ibintu bikomeye cyane, nawe uri kubwirwa aya magambo, ni ibintu bikomeye cyane, ni impano ikomeye cyane, biraryoshye cyane kubwirwa aya magambo. Ni nayo mpamvu kugira neza ari ikintu cyangwa se ari imbuto usarura imbere. Ni imbuto ugenda usarura imbere, usanga zigusanganiye niyo zitagusanganira aka kanya, ariko no mu bana bawe zirabakurikirana. Aya magambo byatumye byahise bikomanga icyo gihe mu mitima y'abarapa bagenzi be, ndetse biratangira biravugwa cyane New York hose West Coast, kubera ko uyu muraperi n'ubundi akomoka Los Angeles kandi Drake we akomoka muri Canada. Ariko ibi bintu byakomeje kuba byavugwa muri Amerika, bivugwa mu bitaramo bitandukanye ahantu henshi cyane ku mateleviziyo. Ngira ngo muzi umugabo witwa 50 Cent we yakomeje avuga ikintu gikomeye cyane, aho yageze hose abazwa ku mugabo witwa Lil Wayne ndetse anavugwa kuri Drake. Ni umunyamakuru wari umubajije aramubaza ati ngira ngo umaze iminsi wumva inkuru ikomeye cyane ya Drake, ubwo Drake yavuze amabanga cyangwa se ibintu bitari bizwi cyane, ibintu byari biri mu bwisho by'ibanga bitigeze bimenyekana usibye abantu bo mu muryango wa Young Money. Drake ibi bintu yavuze muri iki gitaramo 50 Cent nkawe urabivugaho iki? Cyane cyane ko nawe uri umuraperi mugenzi wabo kandi muri abaraperi mwese bari ku rwego rumwe, usibye ko wowe uri muri Janderi, uri mu master, uri hejuru cyane. Uravuga iki kuri uyu mwana, uyu musore mutoya Drake, ibintu yaba yarakorewe na Lil Wayne? Urabivugaho iki? Kuko Lil Wayne uramuzi kandi ni inshuti yawe. 50 Cent nta guca inyuma, nta kurya amagambo, nta kurya iminwa. 50 Cent ikintu yahise avuga, 50 Cent yahise avuga ati n'ubundi ibingibi nta gitangaza kirimo, kuko n'ubundi umugabo witwa Lil Wayne ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu mwiza cyane uri humble mu byo akora byose, ni umuntu ufasha. Ibingibi ahubwo mwumvise cyangwa se ibingibi mumenye, ibingibi ni bikeya cyane ngiye kubyonzi cyangwa se kubyo muziho, kuko Lil Wayne ni munini cyane, ni umuntu uri biga, uyu muntu uri biga cyane kuri iyi si. Ni ibintu byamuranze kuva yaza mu muziki, kuva yakora umuziki mu buzima bwe bwose abayeho. Njyewe ndabizi ibingibi nari nsanzwe mbizi, ariko ibyo ntarinzi ni bya Drake gusa. Nanjye mfite ibindi bintu byinshi cyane muziho, kuko njye nta bintu wenda navuga biri specific yaba yaragize, ariko ibyo yaba yarankoreye njyewe, ariko ibyo agenda akorera abantu imirimo ye tugenda tuyibona. Lil Wayne ibingibi kuri we ntago ari igitangaza rwose. Wa munyamakuru we, Lil Wayne ni umuntu munini cyane kandi ni umuntu ugirira neza abantu benshi cyane. Ibingibi yasubije uyu munyamakuru nta guca inyuma 50 Cent, kandi abantu benshi bamuziho kutarya iminwa cyangwa se kutagira ibintu byo gutekereza kure cyangwa se ngo arebe hirya no hino. 50 Cent ni umuntu uvugira aho ngaho, kandi ibintu avuze, ibintu ashyizeho opinion, akavuga ati ibingibi mbivuze gutya, ibyo bintu birizerwa, biragenda bikizerwa, kuko biba biherekejwe n'ukuri kwinshi cyane. Wakubitiraniraho n'uyu mugabo witwa Lil Wayne ufite ibigwi bikomeye cyane, ari umusitari, isi yose iramuzi. Lil Wayne yakoze ibitangaza bikomeye cyane, yagiye afasha abahanzi benshi. Muzi umugabo witwa Tyga, hari benshi cyane yagiye afasha
ubufasha Lil Wayne yagiye akorera abantu benshi, nkaho nka Tiger yamukuye mu nzu yitwaga Motown. Iyo nzu yari ni inzu ikomeye cyane Motown, ariko Tiger ntago bari kumvikana neza kuko inyungu yabonaga bari baramukuye kwa kundi ukura abana muri quartier, abo bana ukagenda ukabazamura, ukagenda ubakorera imiziki, ugenda ucuruza kuri za SoundCloud n'ahe hose, Spotify n'ibindi. Ariko Lil Wayne araza kumwegera, aragenda abona umwana, baraganira, baza kwiganirira ubwe kuko yari inshuti y'umugabo witwa Chris Brown kandi murabizi ko nawe ni umwe mu bantu ba Lil Wayne bya hafi cyane. Ariko Chris Brown yaje kuba yabwira Lil Wayne, aramubwira ati hari umushuti wanjye witwa umupeti gutya na gutya uri kuza muri game, ariko ahantu ari contract afite ntago ibintu bye bimeze neza, gusa ikintu akeneye ubufasha, akeneye amaboko mazima, akeneye kuba yaba ari mu maboko mazima, akaba atuje, akaba yakora umuziki atuje kuko afite ibintu binini cyane. Lil Wayne nta kuzuyaza, yahise amubwira ati uwo mupeti cyangwa se uwo mwana uzamunzanire tuganire turebe icyo twakora. Rero kuva icyo gihe Tiger nibwo ubuzima bwe nawe bwaje kuba bwahinduka, kuko icyo gihe amuzana baraganiriye ndetse baganira n'abanyamategeko batandukanye. Contract ye ku kiguzi gihambaye cyane, contract ye Lil Wayne yahise ajya kuyikura muri Motown. Murayizi ni inzu ikomeye cyane, ni inzu yakuriyemo ba Bobby Brown, ba Elton John ndetse na Michael Jackson yakoreyemo, n'abantu benshi ba Mary J Blige, abantu benshi cyane. Motown kugeza ubu ngubu irimo abantu gabo nka ba Bruno Mars, irimo abantu benshi cyane Motown rero kuri contract ko ihambaye cyane. Ubundi ntibijya bibaho inzu nk'izi ngizi zakoze imiziki kuva kera, kuba wagenda ukajya kuba ngo ugiye kugurayo contract, nyine bisaba nayo kuba uri wa muntu ukomeye cyane ufite izina rikomeye. Lil Wayne ibyo ngibyo rero yaravuze ati njyewe ikintu ngiye kubikorera ni ubugira neza no kurwana ku mwana, no kurwana kuri uyu mwana, kandi yarabikoze birakunda, kuko muri Motown harimo abahanzi bahambaye cyane, bakomeye b'amazina ahambaye cyane, bakomeye ba kera. Ntago uyu mwana mutoya yari kuba yakompetana n'abantu bitwa ba Janet Jackson, ntago ibyo ngibyo byari gukunda. Yari ari hasi, ari gushyirwa hasi, kandi muri ziriya nzu n'ubundi iyo udakora cyane cyangwa se iyo udakora neza, ntago ibikorwa byawe bishobora kuba byakwinjiriza. Uguma aho ngaho nyine, ukaguma uri umuhanzi uri aho ngaho, kuko ziriya nzu n'ubundi umuraperi usa nkaho wari ukomeyemo cyane, cyangwa se umuraperi wanditse amateka muri iriya nzu muri Motown ni umuraperi witwa B.O.B n'uwitwa Nas. Abo ngabo nibo bantu babashije kuba barikacivinga ibintu bihambaye cyane. Rero kuza uri umupeti mutoya kugira ngo babashe kuba bakwizera, bagushyiremo imbaraga, ntabwo ibyo ngibyo baba babibonamo cyane nk'umuntu uzabaviramo inyungu. Ariko Lil Wayne nta guca inyuma, yaravuze ati reka mbikorere uyu mwana nanjye, kuko aho navuye ahantu hakomeye cyane, natoragwe n'umugabo witwa Birdman, ariko aka kanya nanjye ndakomeye, ndihagije cyane, reka nanjye mfasha abandi. Ntawamenya, we never know, ntawamenya aho nanjye nzagwa ejo, nanjye nzaba nsize ikintu cyiza cyane kuri isi, cyangwa se nzaba nsize umugani mwiza. Lil Wayne nuko nguko akomeza kuba yakubaka ibigwi, akomeza kuba yakora ibintu bihambaye cyane, ibitangaza bikomeye. Lil Wayne ibingibi rwose ni ibintu azwiho cyane, nta muntu utamwirahira, yaba ari Chris Brown yaba ari inde, nta muntu utamwirahira. Ngira ngo Chris Brown muzi nawe muri ya case ubwo yakubitaga arwana n'umugore wahoze n'umukunzi we, cyangwa se ex girlfriend we ari we Rihanna. Ngira ngo muzi ko byaje kugenda aho baje kuba bamusangamo ibiyobyabwenge. Lil Wayne Chris Brown yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge cyane, aza kuba yajyanwa muri rehab ndetse aranafungwa. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu Lil Wayne yakomeje kuba yamukurikirana bikomeye cyane. Ntabwo Sony Music yabarizwagamo, ntabwo Sony Music twavuga ko yamukurikiranye cyane nk'uko Lil Wayne yamukurikiranye cyane. Lil Wayne yamukurikiranye nk'umuvandimwe cyangwa se nk'umwana wabyaye, kubera yuko ntago Lil Wayne bwaramumenye cyangwa se mwaramenyanye warageze mu buzima bwe yagutererana cyangwa ngo akureke. Ibi ngibi rero tugaruke ku nkuru y'umugabo witwa Drake uzakomeza wiyemerera kandi akanavuga ko azakomeza kuvuga imyato Lil Wayne, ndetse ubudasiba azakomeza kumuvuga mpaka si Lil Wayne si Drake gusa, kuko ni wabo bubaha umugabo witwa Lil Wayne, kuko muri Amerika bavuga yuko ari we papa we uriyo
iyo Drake ari muri Amerika n'ubundi baba bazi yuko ari mu maboko meza Lil Wayne. Ibingibi rwose ni indabyo zikomeye cyane Lil Wayne zizakomeza kumuherekeza ibyo akora, kandi Drake ibingibi ni ibintu we akomeza kuba yabivuga, ariko abantu benshi cyane ab'imitima mibi ab'amagambo ngira ngo mwagiye muyibona muri iriya myaka n'ubundi Lil Wayne bakomeje kuba bamushinza ibintu byinshi cyane, bagendera kuba bamushinza ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge, ndetse bamwe bakamushinza ngo amakanseri ava ku bintu bijyanye ngo no kwitera tatuwaje, abandi bakamushinja ko ngo arwaye ubwandu bwa sida, ariko ibyo byose Lil Wayne we ntago ajya byitaho, cyangwa se ntago ibingibi yigeze abyitaho, ahubwo we yakomeje kuba yagirira neza abantu, akomeza kubafasha, akomeza gukora ibintu bikomeye, akomeza guhinga imbuto nziza, imbuto nzima, imbuto zizagirira isi akamaro. Umugabo witwa Lil Wayne nicyo kintu azwiho. Lil Wayne kugeza ubu ngubu akaba ari umwe mu bantu nanone ikindi wamumenyaho, umwe mu bantu bafite amafaranga amamiliyoni menshi cyane, ariko ntago ari wa muntu ujya ugaragara mu bikorwa, ntago ari wa muraperi uzumva ngo Lil Wayne ngo gutya na gutya, ngo konte ye ngo byagenze gutya, ngo konte ye ngo iraremereye, ngo Netflix nako ngo net worth ngo yagaragaje ngo ibijyanye ngo na konte ye ngo iraremereye ngo nibiki akareka. Lil Wayne ntago ari uko nguko ameze. Ibingibi n'abantu bose amanaginga cyangwa se n'abantu bamuciye mu biganza bye, ntago ajya agutoza ikintu cyo kugira ngo wishyire hejuru, cyangwa se ngo ugende ugaragaza imitungo, ugaragaza ibyo wagezeho. Lil Wayne ntago ari uko nguko ameze, ahubwo ikinagutoza ni ukuba wagira ibintu byitwa kubaka ibigwi bizaguherekeza, ibigwi bizakuvugira, kuko Lil Wayne ibyo akora byose abyigira kuri Michael Jackson, ndetse n'abandi bantu barimo nka Dr. Dre, abo ngabo na Eminem, abo ngabo nibo bantu agenda yireferaho cyangwa se yigiraho ibintu byiza no gukora imirimo myiza, kuko bano bagabo nabo ibikorwa byabo ni ibikorwa biba byivugira, kuko hirya no hino ngira ngo mugenda mubona ibintu bagenda bakora, nk'umugabo witwa Dr. Dre yagiye akora ibintu bikomeye cyane, yafashije ba Eminem, afasha ba The Game, Lil 50 Cent n'abandi benshi batandukanye, ba Snoop Dogg ngira ngo muramuzi. Ariko ibingibi ntago ari ibintu twavuga ko Lil Wayne ari ibintu ashobora kuba yareka, ahubwo ibingibi 50 Cent we avuga yuko ibingibi ari ibintu gufasha cyangwa se kugira neza, ni ibintu biri perimana nawe, ni ibintu yaremanywe nawe, ni umutima mwiza cyane. Kandi inuma y'u Rwanda yabwiye Burundi ngo huguha ibingibi, kandi umunyarwanda aravuga ngo ibiganza bizaguha ubibonera mwiramukanya, uko nguko niko abakuru bavuga, ibiganza bizaguha ubibonera mwiramukanya. N'ubundi Lil Wayne cyangwa se na Drake cyangwa se na Nicki Minaj ntago byari kubura ngo Lil Wayne abe yabakora mu ntoki cyangwa se abagirire neza, kuko kugeza ubu ngubu inzu za mbere batunze ni inzu zagiye ziva mu makontrakt meza cyane Lil Wayne yagiye abasinyisha, kandi agasinyisha amakontrakt mu gihe andi malabels ayo yose twagiye tuvuga haruguru ari amalebo agusinyisha, kandi yo akaba ategetinga income cyangwa se ikintu gikomeye cyane, benefit cyangwa se umutahe wo ku rwego rwo hejuru, aho baba bagukoresha nk'igikoresho, ariko ukazajya kwisanga ugasanga uko imyaka yagiye iza, ugasanga abandi bagiye batera imbere, ariko ugasanga wowe usigariye ku izina ryo kuba uri umusitari gusa, uri umusitari ugenda mu modoka nziza utegura ibitaramo, ariko ibyo byose amafaranga avamo ugasanga nta kintu uyakuramo. Ariko uyu Lil Wayne we yafasha abahanzi be abashyira ku rwego rwo hejuru, abashyira kuri platform, aravuga ati mukora umuziki kandi umuziki uzababeshaho, umuziki uzabinjiriza, njyewe nakoze kera, nakoze ibintu bihambaye, ntabwo njyewe ntegereje amafaranga yanyu, tuzajya tugabana uko bishoboye bitewe n'uko twakoze, ariko namwe icyo nifuza ni iterambere ryanyu. Ibyo ngibyo ngira ngo mubona aka kanya uyu munsi uyu munota, umuraperi witwa Nicki Minaj ni umuraperi isi yose izi, ni umuraperi wicaye kuri platform, kandi Lil Wayne yamuteretseho. Nicki Minaj nta kintu atakorewe n'umugabo witwa Lil Wayne, ibintu byose Nicki Minaj afite aramushimira, byageze naho amwita se, amwirahira ahantu hose, kugera no ku rwego bamushinja ko Nicki Minaj baryamana cyangwa se bahuza vibe bagira gute. Ibyo ngibyo bakomeje kugenda bayimushinja, ariko Lil Wayne ibyo ngibyo ntabwo yigeze ajya byitaho cyangwa se ngo acike intege ngo avuge ngo barandeba gute, barabivuga gute. Lil Wayne akora uko ashoboye kugira ngo umuhanzi we cyangwa se abahanzi be bakomeze kuba bagira izina ryo hejuru, bakomeze kuba bagira platform yo hejuru, kandi amavuta bakoreramo bakayagumamo. Lil Wayne uwo nguwo ni wewe, ntago ajya aca inyuma cyangwa se ngo arya imboga.
Nubundi muri iyi myaka muri za 2009 muri za 2010 2011 2012 nubundi Drake yaje kuba yakora ibitangaza arazamuka isi yose cyangwa se Amerika yose nubundi ibona yuko Drake ari impano irimo gutumbagira kandi kubera ko nubundi yarari mu maboko meza ari mu maboko y'umugabo witwa Lil Wayne cyangwa se muri label yari komeye cyane Young Money muri icyo gihe yari maze kwisaga higo kukuba ariyo iri guproducinga indirimbo nziza cyane zirimo zirajya kuri top chart y'abanyamerika ahantu hose mu Bwongereza muri Canada ewana ahantu hose muri Australia mu bihugu bikoresha icyongereza ahantu hose muri Korea y'Amajyepfo nubundi abaraperi cyangwa se abahanzi bo muri Young Money bari barimo barakora ibitangaza bikomeye cyane bari barimo baragenda bibasira isoko ry'umuziki bagenda bacuruza kuri platform zitandukanye ibingibi ni ibintu nubundi Nicki Minaj n'umugabo witwa Drake ndetse na Tyga bari barimo baragenda babikora neza cyane byari ibintu bigenda bitanga indi shusho nziza ariko Drake hari abakomeje kugenda bamwibasira barimo umugabo witwa PDD ndetse we waje no kuvugwaho kuba yaranamukubise ngo bakarwana ibyo ni inkuru yabayeho rwose Lil Wayne Drake yaje kuba yakubitwa n'umugabo witwa PDD cyangwa se Puff Daddy umugabo rwose wakoze igikorwa kibi cyane kigayitse ibyamamare byose biramwihanangiriza biramubwira uti ntuzongere gukora kuri uyu mwana harimo uwitwa Eric Cool J muramuzi nawe ni umugabo w'umuraperi ukomeye cyane ukomoka muri West Coast ubarizwa n'ubundi muri label ya Interscope cyangwa se na Aftermath kwa Dr. Dre umuraperi wabanye na NWA n'aba Ice Cube n'abandi bose ni umuraperi urahambaye cyane kuba yavuga ijambo rimwe yihanangirije uyu mugabo n'ubundi PDD aramubwira ati ibintu urimo gukora no gushotoranyi urimo urakora ibintu bibi mwakomeje kwihana kugenda mukora ibibi cyane mwebwe abaruguru cyangwa se abo mu majyaruguru ubwo ngubwo ni West Coast na East Coast ubwo bari abaruguru barimo ba B.I.G Notorious ubwo ni muri Bad Boy Entertainment y'umugabo witwa PDD cyangwa se Daddy Darumane ayo ni amazina akunda kwitazira yiyita uyu mugabo rero baje kuba uyu mugabo witwa Eric Cool J uyu nguyu ni umuraperi nawe ukomeye cyane yaje kuba yamwihanangiriza aramubwira ati ibi bintu urimo ni ibintu bikomeye cyane urimo kwinjiramo ni ibintu bikomeye ni wongera kugira ikintu Drake aba cyangwa se ikintu Drake yaba yakurwaho bitewe nawe ni ibintu rwose tutazumvikana cyangwa se nzakwihanangiriza kandi aba bagabo muri West Coast ni abagabo bavuga rimwe ni abagabo baba bad boy kuko bakomoka mu mitwe y'aba creep n'aba blood abangaba ni abantu rwose yakubwiye ati ibingibi ni uko nguko bimeze ndakwica cyangwa se ndakwihanangirije aba bagabo bo baza n'amagenge ya danje bakugeraho iwawe mu rugo bagushimuta cyangwa se bakurangiza bo nta mikino bagira sina ngombwa ngo aze ubu barakuze ntago bakiri muri bya bindi ariko baba bafite amagenga ibintu utuntu tw'utugenga aho ngaho twabarana ntago twabura kuba yabakoherereza bakaba bakugeraho aho uri hose niyo waba uri muri jet prive yawe uri hejuru aba bagabo bakugeraho bakugabaho ibitero kuko ubu barakuze bafite amafaranga rero uyu mugabo witwa Eric Cool J ni umugabo wagaragaje urukundo rukomeye cyane kandi anagaragaza ko Drake ari umuhanzi cyangwa se ari umuhanzi utanga icyizere banagaragaza yuko Lil Wayne intambwe yateye cyangwa se kuba yaragaragaje umugabo witwa Drake mu gihe yarakiri umwana mutoya nabo bagomba kubisigasira bakabihesha umugisha kubera yuko Eric Cool J n'ubundi na Lil Wayne ni abantu bumvikana cyane ni abantu babashuti cyane nuriye na Badman ni abantu babashuti cyane kandi bari muri genge bakorana bya hafi buri munsi mu buzima bwa buri munsi cyane Eric Cool J na aya magambo yahise abwira PDD aramubwira ati ibintu rwose ntuzabyongere ntibizongere no kuba byakurangwaho kuko ibi bintu ni imikino mibi cyane kugeza ubwo Drake muri iyo myaka n'ubundi muri za 2014 nibwo yatangiye gukora ama album menshi atangira gukora ama tour menshi cyane mu bihugu by'Ubwongereza muri Australia no muri Canada wabo aragenda araboostinga aragenda aba umuhanzi ukomeye cyane agera kuri platform ndetse no kuri chart Billboard zikomeye cyane. Drake yagiye akora ibihembo yagiye yegukana ibihembo bihambaye aho yagiye yegukana ibihembo byiza by'indirimbo nziza z'umwaka amalbum meza y'umwaka umuraperi utanga icyizere. Ibyo bintu byose ni ibintu yagiye afashwa na label ya Young Money ndetse Drake aza no kuba yakegukana agahigo ko kuba umuhanzi wari urimo gusatira mu gutunga miliyari. Ubwo yaje kuba yatunga miliyari igihe gito ariko
bano bagabo n'ubundi ntago baba bakunda kuba bagaragaza ibintu byabo cyane, ariko Drake yaje kuba yakora ibintu bikomeye cyane. Lil Wayne kugeza ubu ngubu nicyo kinashimirwaho. Iyi niyo nkuru nari nababwiye cyangwa se nari nabazaniye kugira ngo turebe ibintu bikomeye cyane Lil Wayne cyangwa se n'uyu mugabo witwa Drake baziranyeho cyangwa se ibihango bikomeye cyane. Iyi nkuru rwose ubundi iredicated ku ndabyo z'umugabo witwa Lil Wayne. Iyi nkuru nta kindi kintu wayumvamo, ni iki iredicated cyane ku ndabo z'umugabo witwa Lil Wayne. Ibi ngibi ni ibintu natwe dukomeza kuba twavuga tuvuga tuti Lil Wayne Imana ikomeze imwongerere cyane ko ibihe baba bagezemo hano mugabo bari no gukura, ariko twavuga ngo Imana imwongerere imigisha, imuhereze imigisha kandi imwongerere iminsi yo kubaho, kuko ibikorwa bye n'ubundi aracyanakora n'ibindi bihambaye cyane, kuko Young Money iracyakora. Kandi Drake nawe ibi ngibi arabizi cyane kandi arabizirikana, ahari hose akora imiziki, ndetse nanababwira ko ari n'umuhanzi uherutse gushyira album hanze, mwajyayo kuri YouTube mukayireba cyane. Drake afite album rwose irimo iraca ibintu, mwajyayo mukabireba guys. Ndabizi nago ndi kugushishikariza cyane kuba wajya kumureba Drake cyangwa se kugira gute, nago ndi muri vandalizing cyangwa se kuba nagira gute ibintu bye, n'ubundi ni imiziki myiza cyane, wabivuga utabivuga imiziki ye irarebwa. Ariko ndakubwira ko Drake wageraho ukamureba, kuko amaze imyaka myinshi cyane adakora, amaze iminsi ari mu bintu by'ama beef ndetse n'umugabo witwa Kendrick Lamar, ibyo ngibyo ngira ngo murabizi. Ariko nyuma y'igihe gito, nyuma y'igihe kinini cyane adakora umuziki, yashyize hanze album ikomeye cyane. Muri iyi minsi rwose iri trendy kuri Billboard chart z'abanyamerika, hose iri trendy, irimo iraboostinga cyane, irimo iragenda ikora ibintu bikomeye. Mwaco mukayireba. Ngendi wakura Rogers mu byegeranyo nk'ibi ngibi nzakomeza kubahereza kabisa. Guys, ubaye utarakora subscribe cyaba ari ikintu gikomeye cyane urimo kwikururira. Kora subscribe guys kugira ngo tubane muri video ikurikira. Channel ni wakura Rogers nk'ibisanzwe n'ubundi ikomeza kugukubita ibyegeranyo bikomeye cyane. Podcast irahariho ibyegeranyo byinshi cyane. Ciao, God bless you.